mbanza gusuhuza mwebwe mwese muteze amatwi Venados Cricket Diaries. Uyu munsi tugiye kugaruka n'impamvu gukora cyane bidahagije kugira ngo ubone amafaranga menshi. Gukora cyane cyangwa se gukoresha imbaraga ntabwo ari ibintu bihagije. Benshi bavuga ngo kora cyane uzatsinda. Nibyo rwose uzatsinda, ariko siko kuri kose. Hari abantu bakora cyane buri munsi, bakabyuka kare, bakaryama batinze cyangwa se bari no gutekereza, bakagerageza ibishoboka byose bagashaka amafaranga, ariko nyuma y'imyaka igashira ugasanga nta mpinduka n'imwe yabaye. Rero icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ese wakibaza nawe ati ngo giterwa n'iki? Kora cyane si cyo kintu kizagukiza, ahubwo kora ikintu gifite agaciro, nicyo kintu gikenewe ku isoko, ni nacyo kintu kizaguha amafaranga ahagije. Rero isoko ntabwo rihemba imbaraga, ahubwo rihemba values, agaciro k'icyo kintu uri gukora gafite. Niba ukora cyane ku kintu kidagukemura ikibazo muri sosiyete, ntuzabona amafaranga menshi. Ushobora kuba hard working, ariko ukaba uri gukora ku bintu bidafite demande ku isoko. Isi rero ntabwo ihemba gukora cyane, ihemba ahubwo kugukemura ikibazo cyugarije sosiyete kandi gikomeye. Niba umwe ari gukora amasaha 3 akabona amafaranga menshi, ariko wa wundi wakoze amasaha 12 akabona amafaranga makeya, akabura resulta, akabura ibisubizo. Rero icyo ngicyo ikibitera n'isi difference gusa y'imbaraga, ahubwo ni direction. Niba ushaka amafaranga menshi, ntubanze kongera amasaha yo gukora, banza wibaze, ese ibyo ndimo ndakora bifite values, bifite agaciro ku isoko? Ese iyo mbijyanye mbona amafaranga? Rero nimba uri gukoresha imbaraga utabanje kwibaza kuri icyo kintu, uri mu buyobe. Igihe cyawe rero kirimo kirapfa ubusa kabisa. Tangira none, hitamo uno munsi gukora ibintu bifite values, aho gukoresha imbaraga nyinshi ku bintu bidafite agaciro ku isoko.